Igihe kirageze kandi igihe kirasohoye ku buzima bwawe. Reka ngira ngo nkubwire ngo nimushake Uwiteka bigishoboka akabonwa, iki ni igihe Imana igiye gukoreramo, iki ni igihe abantu bose barambiwe, iki ni igihe abantu bose barambitse intwaro hasi. Umva icyo Imana ivugana nawe, umva icyo Uwiteka avugana nawe, umva icyo Uwiteka agushakaho umubyeyi, umva icyo Uwiteka agushakaho umukobwa, umva icyo Uwiteka agushakaho umugabo, umva icyo Uwiteka agushakaho mwana w'umuntu. Icyo Uwiteka ashaka ni iki? Reka dusenge maze wumve icyo Uwiteka agushakaho akuntumyeho muri uyu mwanya. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uyu mwanya twongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe, reka utwemerere imbabazi zawe n'umurava wawe bibanze bitugereho, wongere utuneshereze kandi wongere udushyigikire mu byo tugerageza gukora byose. Ineza yawe n'urukundo rwawe byongere bitwomeho kandi uturwanirire, uturinde imbaraga za wa mubi, maze ubwo uzagaruka natwe tuzakubone, tuzabona ineza yawe n'urukundo rwawe. Amen. Uyu munsi hari icyo Imana yavuganye nanjye ngomba kukugezaho kandi ukacyumva kugira ngo ubashe kubona ubwiza bw'Imana, kugira ngo wa munsi ubwo Kristo azaba agarutse nawe uzagarukane nawe, maze tuzamusanganire mu izina rya Yesu. Hari ijambo ry'ihumure Uwiteka ahaye umutima wawe, nubwo uyu munsi uri kubona bitari kugenda neza, nubwo uyu mwanya uri kubona umwaka urangiye nta kiza urabona, ariko ndakubwira ngo Uwiteka ajye yitamura mu nkingi y'igicu, Uwiteka ajye yitamura ku munota wa nyuma, ariko Imana ijya irinda ijambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo urisohoye. Impamvu Imana ikikurinze ni uko hari icyo yakuvuzeho, impamvu Imana ikikurinze ni uko hari icyo ishaka kukugirira. Reka nkubwire ngo hari benshi batambutse, hari benshi babuze ubuzima, hari benshi bari mu nzu z'imbohe, ariko wowe uracyari muzima, uracyagenda, uracyafite ubuzima. Nubwo waba urwaye, ndagira nkubwire ngo nta mashimwe Uwiteka ari kukuremera, ugiye gukira mu izina rya Yesu. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 55 ku murongo wa 6, tugeze ku murongo wa 9. Havuze ngo iki? Nimushake Uwiteka bigishoboka akabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Ahangaha ku murongo wa 6 harimo ihishurirwa rimeze gutya, nawe irihishurirwa urigire mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nimushake, kandi Bibiliya ivuze ngo iki? Muzashake muzabona, muzakomange muzakingurirwa, muzahamagare muzitabwa. Ariko ahangaha Yesaya aratubwira ngo nimushake Uwiteka, nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Iyerekwa riri muri iri jambo rirasobanutse. Baratubwira ngo nidushake Uwiteka bigishoboka akabonwa, nitumwambaza akiri bugufi. Bivuze ko Yesaya mu guhanura ko arimo yerekwa yuko hari igihe tuzashaka Uwiteka ntitumubone, hari igihe tuzashaka Uwiteka yaragiye kure yacu, hari igihe kigera umuntu akambaza Uwiteka ariko akumva ari kure yiwe. Ndagira nkubwire ngo nawe nimba uri muri ako gahuge, wambaza Uwiteka akiri bugufi bwawe, wongera ushaka Uwiteka akiri bugufi bwawe. Uwiteka arakugirira neza, Uwiteka araguhindura amateka. Shaka Uwiteka akiri bugufi, kibona ahantu uteranira, kuko hari igihe kizageraho guteranira bikanga. Ni igihe kirageze kandi kirasohoye cy'ubuhanuzi, k'igihe kigiye kugera abantu bashaka gusenga bakabura aho basengera, abashaka guterana bakabura aho bateranira, kandi amazi si yayandi. Bibiliya ivuze ngo iki? Mushake Uwiteka bigishoboka. Bivuze ngo hari igihe kigiye kugera ntibibe bigishoboka ko ushaka Uwiteka. Imana iherutse kumpiyerekwa, mbona abantu bari kwirukanka bashakisha amazi ariko bayabuze. Nkajya mbona bari kugenda bafata amazi y'ibiroha, bari kugenda banywa amazi y'ibiziba, amazi adafatika, ariko igihe cyari kihari cyo kunywa amazi meza. Uwiteka aravugana nawe ngo wongere ushake amazi yo kunywa, amazi meza. Uwiteka aravugana nawe ngo wongere ushake amazi hakiri kare. Biravuga ngo mwishakire amazi azabatunga. Igihe kimwe Nowa arimo arabaza inkuge, yarimo kwishakira hazaba, abandi babe barimo kwinezeza. Ndagira nkubwire ngo nawe iki ngiki naba ari igihe cyo gusenga, naba ari igihe cyo kwongera kwegerana n'Imana, naba ari igihe cyo kongera gukorana n'Imana, kuko hari igihe kigiye kugera, igihe tugiye gucamo kirakomeye imbere yawe. Ndagira nkubwire ngo nguhanure kuri uyu mwanya, igihe tugiye kugeramo ntabwo cyoroshye, ntabwo ari bwo gusenga bizaba byoroshye, ntabwo ari bwo gukora bizaba byoroshye, ntabwo ari bwo ubuzima buzaba bworoshye, ahubwo niko bugiye gukomera.
numva icyo Imana ivugana nawe. Shaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, mwambaza akiri bugufi. Bibiliya iravuze ngo ku murongo wa 7 umunyabyaha areke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi irabategereje, ariko ndakubwira ngo Muririmbyi yaravuze ngo ni igihe gito intambara zigashira. Muririmbyi aravuga ngo ni igihe gito imibabaro igashira, ariko ni igihe gito imbabazi zikiriho. Aracyari ku musaraba i Gologota, aracyagutegeye amaboko. Va mu byo wibwira. Uribwira ngo uzakora ibyaha ubone n'ineza y'Imana, ntabwo uzayibona. Uribwira ngo yewe ngo uzakomeza ukora ibyaha ugendere mu byo wishakiye, ugendane n'Imana. Nubwo waba utunze byinshi nuko byaba bimeze kose, ariko igihe kizagera wambaza Imana ntibikunde. Hari igihe kizagera amafaranga ntagutabare, hari igihe kizagera ababyeyi ntibagutabare, imiryango ikomeye ntigutabare, hari igihe kizagera abo wishingikirijeho ntibagutabare. Ariko biravuga ngo umunyabyaha nareke ingeso ze zose, ukiranirwa ariko ibyo yibwira, ariko kwibwira ko afite abakomeye, ariko kwibwira ko afite abazamurwanirira. Haleluya. Abo ngabo nta kintu bazagufasha. Dore igihe cyo kugotwa kirageze. Wongera ube maso, wongera ushakishe Uwiteka bigishoboka akabonwa. Uwiteka ari bugufi. Ku murongo wa 8 haranditse ngo erega ibyo mwibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'inzira zanjye. Niko Uwiteka avugana nawe. Uwiteka arimo aravugana nawe. Ibyo urimo wibwira ntabwo ari byo wibwira. Uyu munsi ushobora kwibwira ko ari buze ejo, ushobora kwibwira ko azaza ejo bundi cyangwa azaza 2050, ariko ejo haragutegereje. Ngwino unywa amazi, ndavuze ngo ngwino winjire. Nje ndikumo ndabona iherezo bya bwose rimo birarangira, ndimo ndabona impande iri bugufi. Ngwino wongere usenge, ngwino wongere ube mu nzu y'Imana, ugendana agakiza. Uwiteka arimo aravuga ngo nubwo impande yabitinze ariko urupfu rwo ntirutinze. Muririmbyi aravuga ngo mbese mugenzi ingeso zawe zimurikira abandi zite, ariko Uwiteka arakugirira neza, Uwiteka arakuneshereza, Uwiteka aragukora imirimo n'ibitangaza. Va mu byo wibwira kuzatabarwa n'abakomeye. Uwiteka wenyine niwe wabasha kugutabara, Uwiteka wenyine niwe wabasha kukurwanirira. Imana ishimwe. Ku murongo wa 9 havuze amagambo akomeye, nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu, nibyo mwibwira bisumba ibyo mwibwira. Umva Uwiteka icyagushakaho. Ibyo wibwira ngo Imana ngo izagucira inzira biciye mu izi nzira, Imana igica inzira zayo zitandukanye n'izawe. Imana igirwanira umuntu, abantu bakamureka, imiryango ikamureka, inshuti zikamuvaho, nabo yari yiringiye bakamureka. Muri ibyo yuzuye mwuka aravuga ngo abiringiye umwana w'umuntu bamukinetse amanga amaso bakoze isoni. Ariko Imana ntabwo igihemuka. Icyo Imana igushakaho ni kimwe, ni ukureka ibyo wibwira maze ukagendana nawe, kuko Uwiteka afite inzira nyinshi zirenga ibihumbi. Uwiteka afite inzira zo kukurwanira ugakira, Uwiteka afite inzira zo kukurwanira ukinjira mu rugo rwawe, Uwiteka afite inzira zo kugucira inzira nawe ukabona urubyaro, Uwiteka afite uburyo bwo kugucira inzira nawe ukabona amafaranga. Muri ngo nta nuwo bitabera, nawe bizakubera, nawe bizagukwira. Aho Uwiteka icyagushakaho ni iki? Ni ukureka ibyo wibwira. Reka ibyo wibwira maze Uwiteka azakorana nawe. Twigeze tugira ibyo twibwira tukavuga ngo Imana izakorera hariya, tukashyiramo imbaraga zacu uko twishakiye, ariko ntabwo inzira zacu n'iz'Imana bijya bikunda. Hari igihe twajyaga dusenga tukavuga ati Imana iradutabarira ahangaha, ariko ntabwo ariko byari biri. Imana yacaga inzira zayo. Rya nkubwira ngo nayo Imana yagucira izindi nzira, rya nkubwira ngo nayo Imana yakurwanirira, rya nkubwira ngo nayo Imana yakuneshereza. Uyu munsi bivuze ngo iki? None aha ndahaguruka ndashyira mu mahoro. Uwiteka uyu munsi arashyira amahoro mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka dusenge.